Ikaze nanone kuri Top Kivu News turagarutse mu makuru y'ibiri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri aya manywa ibintu byongeye guhindura isura, reka tubivuge mu ubwo buryo, ariko koko ni nako kuri ibintu byongeye guhindura isura ku rwego ruri hejuru cyane. Gusa nanone nkuko mubibona ntago ndi ngenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'ibisanzwe kuri kamera za Top Kivu News. Hanyuma rero Pacifique ndahabaye barabizi yo twamaze kuagera hagahuka bagahuye n'umunyutsi tayari. Ahangaha tubazaniye amakuru menshi cyane ari kuvugwa, ariko noneho harari kuvugwa nanjye nkavuga ati noneho Kisekedi araza kubigenza ate kana fisi y'umugabo kimvura y'ibibazo ikomeje kumugwira. Ngiye bura ntango njya nkunda kurya indimi, nkunda kwibwirira abantu ibintu kandi bakabibona nyuma ngayo nguko. Yes, mu makuru rero tubazaniye iki? Mu makuru dufite hano rero reka tubabwire yuko icyambu cy'akarundu cyamaze kwigarurirwa n'abarwanyi cyangwa se cyamaze gushyirwa mu maboko ya Kinshasa, ndetse iki cyambu kikaba cyamaze gufungurwa nanone, kandi bikaba biri kuvuga ko M23 imaze gutakaza ubushobozi bwose bwo gukontorora amazi. Iki cyambu ni ibiki bitangiye kukiberaho muri aka kanya kimaze gushyirwa mu maboko ya Kinshasa. Ndetse nanone kandi reka tukubwire yuko Kinshasa amayeri bari baravumbuye yo gushyira hasi M23, aya ni amayeri akakaye cyane tugiye kuza kugarukaho. Nanone turi bukubwire uko bimeze, ndetse M23 yabikozeho iki, yabivumbuye gute, ko Antoine Félix Tshisekedi yamaze kumanika amaboko mu mutwe ameze gutya ari kuvuga ati mana yanjye ibi ni ibiki koko, ntabara M23 inkozi biki. Nanone kandi ubwo yamanikaga amaboko agize gutya yashyize hejuru, umugore we nawe yaje ndetse na mama we nawe baramufasha bamushyira andi maboko mu mutwe, baravuga ati reka tugushyireho n'ayangaya nayo tuyakwikoreze, tukubwire yuko ndetse n'ababacancuro ndetse na Amerika nayo yaje hano, nayo yakwihindutse ati mwana wanjye amarira ahita yisuka hasi. Ariko rero madamu wa Etienne Tshisekedi ni se wa Tshisekedi yitwa Madame Etienne Tshisekedi. Madamu oya yitwa ngukira, ntago ari Denise Nyakeri nyina wa Tshisekedi. Ni ibintu nk'ibyo niwe yari yarabwiye Tshisekedi amwe ati muhungu wanjye narakubwiye hakiri kare ati fata amamezire ubombaride uburasirazuba bwose ubwice tuzajyana y'abaturage bagiye guturayo. Ati none waratinze wanga gukora ibyo nakubwiye, ati dore bikubayeho. Ati na Trump wari wizeye harakugambaniye. M23 ngo yahaye ruswa Trump. Ayandi makuru rero nayahaye turavuga andi makuru rero tugiye kugarukaho. Turagaruka ku makuru ashimishije abarundi benshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Mwari muzi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyiwe byamaze kumurangirana. Ibi bintu mwabimenye, ibi bintu mwamenye ko uwitwa Reverend Kuriyo ari ugiye gusigarana igihugu. Bitewe n'iki rero byagenze bite kugira ngo uno mugabo abaturage batangire gukofurima kari we bari bakeneye kurusha uko bari bakeneye neva. Uyu mugabo rero utari kuvuga rumwe na Evariste Ndayishimiye nyuma yuko yongerewe amasezerano yo kuyobora uyu mugambwe uri ku butegetsi, cyangwa se iri shyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD riyobowe na nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kandi ufite ububasha bukomeye cyane akaba yarabuhawe nyuma y'ejo, nibwo ni imbere y'ejo ho gatoya, ejo hashije. So turabigarukaho mu yandi makuru. Turabwira yuko biri kuvuga ku Rwanda ngo rwaragiye gutanga ubufasha mu gihugu mu kuzimya irankongi y'umuriro yari hari ejo, nyamara bikavugwa neza ko ibi bibazo byakemuwe n'umugabo wita Reverien Ndikuriyo. Turaje byose tubirebere hamwe. Nanone kandi rero ntago turi buze gusiga aya makuru ya Kinshasa, dore Kinshasa niho hari kuvugwa amakuru cyane bitewe nuko ibintu byose biri kugenda biba birindukana. Isosi iri kugwamo inshishi, mugani wa Rocky niwe njya mbyumva bivuga ari gusobanura amafilime. Ahangaha bimeze bite? Aha ni ukuvuga ngo ikintu gihari ni iki ngiki. Ikintu gihari nuko Patrick Muyaya si tumuzi hariya. Patrick Muyaya yundi niwe ukunda gutangaza ibyabaye byose. Patrick Muyaya nawe rero yahingutse imbere y'inteko nshinga amategeko ari kurira nyuma y'ibyo M23 yari imaze gutangaza mu migambi yose y'abashyigikiye Kinshasa. Bari baravumbuye yuko bagomba gushyira M23 hasi, bamaze kuvumbura matrike menshi. Ahangaha rero bose bakaba bamaze kurira bavuga ati M23 izi mbaraga iri kuzikura he? Ese irimo kuturusha intambwe imbere. Buri uko tugerageje gutera intambwe itako yo iza yongeraho nk'izindi nk'eshanu. Ese byagenze bite? Tubahaye ikaze rero
gukora subscribe burya ubaye ubona ko byaba bishoboka wakoraho rwose oya ni iby'agaciro cyane kujya tubana mwarakanze subscribe nyaboneka turabibasabye mu supporting mukanda subscribe nta bundi bufasha bundi tubatse usibye ubwo ngubwo nabwo ni bukenerwa tuzabibabwira hanyuma rero bwana Fisi agira ngo duhere Kinshasa pe uyu mugabo Felix Antoine Tshisekedi zamwakiye ndetse ni guverinoma yose guhera ku badepite gusoreza ku ba guverineri b'intara zigiye zitandukanye cyane zo mu burasirazuba ubu tuvugana ibibazo byabaye ibibazo urabizi neza cyane Tshisekedi nta katabi atakoze kugira ngo iki gihugu gishakire umutekano uyu mugabo afite imbaraga yab'imbaraga akuye hehe oya unumva neza uyu mugabo afite imbaraga zinahambaye zihe nyine ndashaka kuzisobanurira ukomeye cyane imbaraga iki M23 no kwivugana abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ndetse n'abaturage bose icyo nashakaga no kwivugana abaturage izi mbaraga afite buriya imbaraga akoresha aramutse azikoresheje muri biriya uyu muperezida yabigihangange ahubwo izi imbaraga akoresha agura abacashuro ahamagaza abanyamerika atanga amabuye mu babirigi atanga amabuye muri Sadeke atanga amafaranga hehe na he iyaza kuyakoresha yubaka imihanda yubaka amavuriro yubaka ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye uyu mugabo aba amaze gutera imbere ku rwego ibyo nibyo nkubwira nyine ntago imbaraga zikoresha mu bintu byiza ahubwo azikoresha mu bibi uyu mugabo rero nyuma y'izo mbaraga ze zose akoresha hirya no hino hasi hejuru amajyepfo amajyaruguru mu mazi yewe no mu kirere ntaga hasiga hose ewana uyu mugabo yamaze kubona ko ibintu byamwakiye arangije ajya hehe ni mu biro byiwe amanika amaboko gutya ubundi amambere uyu mugabo arabanza akagira ngo aka kantu muzacunge Tshisekedi munye mumucunga yaba ari mu nama yaba ari hehe akunda kubika umutwe akifata hano ngo mu bwanwa kandi buryo umugabo ari kwifata bene hano abari gutekereza bati ashobora gusanga hano harimo umuntu wa M23 ushobora kuza kundangiza reka nze mbahereze update gatoya ingezo none ahangaha nanone nago narindi kugira ni kukubwira ako jya wihangana ushyire telefone hasi kugira ngo dufocus telefone hano narindi kugira ngo itaza kunzimana hari amakuru nshaka kuvuga yanditseho hano nanone rero uyu mugabo Tshisekedi nyuma yuko abonye yuko M23 ikomeje kumutera izindi ntambwe imbere icyabaye ni ikirero Trump yamaze kumwihinduka gute rero numusha makuru ari wowe yazi neza cyane ko nibyo yohereje ibyo narindi kukubwira hano hari umutaramu wanjye uri iriya za Kinshasa yamaze kumbwira ibyo ari byo izi ngabo za Trump zari zitezweho impinduka na Tshisekedi yuko aribo bagiye kugira ibyo bahindura ibyo murabizi twarabibabwiye ariko muri iki gitondo cyo ku itariki ya 26 Mutarama 2026 amakuru azindutse agera kuri Top Kivu News atugeraho aravuga tuti Tshisekedi ubu tuvugana yongeye gukoranya inama muri iki gitondo akoranyije inama bagiye kwiga kuri aba basirikare b'abanyamerika bananiwe gukora inshingano zabazanye ngo bategereje order cyangwa se bategereje amategeko aturuka mu biro byabo bikuru biri muri leta zunze ubumwe za Amerika aribo bagomba kubahereza order nyine ngo Tshisekedi ntabwo bivuze neza nkuko kare wari uri kubivuga Tshisekedi ngo yabwiye aba banyamerika aravuga ati noneho rero igihe kirageze mujye ku rugamba mujye gukora icyabaza mufate imbunda mujye kurwana ingabo za Amerika zirigarika ngo Sibyo newe tuworinde ubivuga ngo we ngurinde ngubivuga urinde utubwira iki bambwe tuwori bikanga icuke papa ati wori bikanga icuke ngamaze kubona ingabo za Amerika zihagaze aravuga ngo ariko se ni mwebwe ushobora kuganira hano uyu mugabo abanyamerika bamwise izina ngo ni twebwe tuwori bikanga icuke urumva
ngo ni twebwe abanyamerika se bazi ikinyarwanda ngo bivuga mu cyongereza bakasemerwa mu kinyarwanda neze n'uruhe rurimi nize terime zidakoreshwa hano ku isi mu Rwanda badakoresha ngango korera uyu mugabo rero arababwira ati mugende barongera barahindukira baramureba baramubwira ati reka uyu mugabo atekereje uburyo kingeje ubundi baza yabakiriye kakazana ngo za nzoga zihenze cyane zirya zakataraboneka bakicara ku meza agategura abatetsi badanje bagateka ibiryo by'akataraboneka bakira bakazana ibiki byose ngo harimo n'akabenzi sha nakabonye akabenzi numva neza amazi yuzuye ndayishimiye abayamukubise kado abatipe bararya bigeze ku kabenzi ngiye ngakunda bibi byahatari no kukabona ku mafoto gusa banumva ni foto nayirya ariko jange sinyirya ibenzi cyabikoze ngewe uburyo inurira kereka gafi urumva aba bagabo baravuga ati Kongo murategura rwose bamwereka ibyishimo Tshisekedi nabo baravuga ati aba basirikare mu 23 noneho barayihashije ati kaba arangije rero no mu mutego yari yateze umutego wuko yahabwa ati murafata ibirombe bya Twangiza mufate harya nibihe birombe bindira avuze ati mwebwe ati ngewe nka Tshisekedi ndabivuze nta nundi muntu wundi ugomba kubihagarara ati mbakubise Rubaya yose ati genda Rubaya uje wari kare ugenda ufate Alpha Mine ndayiguhaye abadage babe bavuyemo ayo igihe bahereye ni kera nkukubise Twangiza muri Side Kivu aho genda hose ugeyo ukora uko ushaka uduce tw'ibirombe yatanze nuturimo M23 kereka wari kare ikirimo ababirigi kandi naho yari yabahabahaye kandi M23 mfite amakuru yuko yamaze kuhohotera wari kare naho nakandi gace ubu tuvugana gasa naho kegeranye na M23 kandi nyine yabahaye Alpha Mine noneho ahangaho uyu mugabo target yari afite nuko aba batari gucukura ibi birombe bazi ngo M23 irahari bagombaga kubanza kwirukana M23 bakabona gucukura avuga ati ibi nibyo akora nyamaze ntabwo yarazi ko nubundi M23 ifite imikoranire nande na Tshisekedi na Trump kandi wasanga ahubwo M23 yari kubabwira ati anatunganyije yari kusanga yari wasanga na M23 bari kujya kuyacukura banahari ikababwa ati mwebwe ari mucukure no tubarindira umutekano za wazarendo zitaza kuyiba none ko mu 23 igira nta ubundi reka nkubwire murangirize gihe bya Kinshasa iyiburiye ahantu hamwe itega handi ndaje nkubwira amayeri ya Tshisekedi yatangiye gukoresha Tshisekedi bura ntumurebe kuriya nubwo ubona ibibazo bimuzonga ariko abafite uburyo bwinshi bwo kubikoramo icyo yabuze ni kimwe no kumvikana na M23 nayo ibindi byose arabishoboye Tshisekedi rero nyuma yuko amaze kora ko abasirikare b'abanyamerika atazi gahunda bafite nyuma ko bamubyeterega ntago twazanywe no kurwanya M23 hari ibindi byatuzanye dutegereje ko leta yacu igira iki tubwira hanyuma tugakora ibikorwa badusabye ko tugomba gukora Tshisekedi yasatekereje kabiri yibuka neza Trump amubwira ko aribwo bwa mbere abonye igihugu kibi cya mbere gituwe n'abaturage babi Tshisekedi yafashe mu magambo arabanza arayatagatifuza yumva ko ntacyo atwaye kumbi ntamenye ko Trump yavuze ko aribwo bwa mbere abonye umuperezida mubi uyoboye n'abaturage babi sibyo ibi ngibi ndagira ngo wenda tube tubishyize ku ruhande ko nabigarutseho tubanze tugaruke kuri iki kintu ni nabyo uyu mugabo yavuze ibyo Trump yavuze ngewe rwose ubu ngubu ndabishyigikira mwabantu mwe ibyo Trump yavuze nibyo reba koko ngo nibabise ntago bose ari babi reka nkwereke umubu hari so aya makuru nayamenyeho bwa mbere natohoza ngasanga niyo ejo Kinshasa byagenze bite Kinshasa nyine bahiciye umusore bamwisha mu buhe buryo bamwishe bamubonye ko ari umusore mwiza muremure w'inzobe usa neza ukuntu ukeye muremure wenda ashobora no kuba yarakoraga iki amabi oya yaricuruzaga yarafite shop y'amatelefone Kinshasa reka mbivuga gutyo ashobora kuba yari umusore mwiza gutyo ucuruza wenda nayo amatelefone ariko wenda agambanira nk'igihugu cyangwa se nakora mwayo mabi nibyo reka wenda ariko bimeze uyu ni umwana wavukiye Kinshasa asanga iwabo bahatuye yego nyine aranakurira ziringana neza cyane noneho baramufashe baramwica ngo akorana n'ibyo byaye mu 23 n'ibiki byose bamushyiraho ibyaha byinshi sibyo reka wenda tubyemere ese nimba koko byari ibyo byari ngombwa ko bamwica kuriya nicyo kibazo gihari ni nacyo gira ngo twinjiremo neza ni gute igihugu bavuga ngo ni cyiza ngo kiyobowe neza umuntu akora ibyaha ese ni ikihe gihugu kigira amategeko yemerera ko umuntu akora ibyaha
nako iyo umuntu yakoze icyaha bamushyira ku karubanda mu muhanda, umusirikare w'igihugu akazana umupanga akamutemaho, undi musirikare w'umupolisi akazana ibuye akamutera, umuturage bakamubwira nabo abaturage bakazana inkoni bakamukubitagura mpaka kurinda umuntu ashizemo umwuka. Mu gihe igihugu gikurikiza amategeko, niyo waba wateye perezida ibuye, niyo waba wamugambaniye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, barakurikiza amategeko bakagufata bakagufunga, bamara kugufunga bakagira gute, bakakujyana mu nkiko, ubundi bakujyana mu nkiko bakagushinja cyaguhama bakaguhibana, nimba ari n'urupfu rugenwe ko bari bukwica ari urupfu, bakawica mu buryo bukurikije amategeko, bakakumanika mu buryo busesuye. None ngombwa gute uyu mugabo ni gute ubutegetsi bwe butari bubi, kwanga kumva ndetse no kureba kure kwa Tshisekedi kumukozeho. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazanwe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere baje kureba koko ubundi M23 bura Trump ajya abanza gukora ikintu, ayabanje kwigererayo, abanze barebe, bababwiye ngo mubanze murebe ese koko M23 murambonera ibintu irwanira ko kari ukuri, ese abaturage baricwa bidatinze hafi naho abahishwa umusore bamuziza ko ngo yabakora na M23 ntibamufunze ntibagize gute. Ibyo biri kuba mu gihe M23 noneho urumva ihise ko ikubitamo iyindi turufu, yanashyizeho itangazo. Buretse turigarukaho. Reka manze nkubwire Tshisekedi, iyi nama y'igitaraganya ibaye iri kwiga kuki, ariko banamunganire, reka tubanze ku by'iryo tangazo, kubera ko n'iri tangazo iyi nama ibaye igiye kwiga kwiri tangazo rya M23 ariko yo yasohoye itangazo isubiza irya Kinshasa bari babandikiye, hanyuma rero yagira ngo irimo n'imyanzuro ikakaye, wenda barikomeza abantu bagiye baribona benshi, kuko iyo rigiye hari abo bakurikira ahandi hano honyine gusa bareba amakuru, ni byiza ko bari gusimbukira n'ahandi hose bakajya bareba. Ahangaha bishatse kuvuga iki? M23 yabasubije ku itangazo bari bashyize ubushize hanze bavuga ngo M23 ngo yavuye hari yangakora ibikorwa bibi, ngo none ngo bamenye yuko ngo na Uvira na Goma na ko Bukavu na Goma n'ahandi bagiye bafata ngo bagiye kuhamburwa, ngo bakaba bari gutegura ibikorwa bindi bibi byo guhemukira abaturage, ngo bahave basahuye, bishe, basambanyije abantu ku ngufu, bakoze amabi yose. Noneho M23 yo noneho yaje itivuguruza ibabwira ati ahubwo noneho naho muvuga ngo tugiye kuva tuzahava twacitse umutwe. Ikindi cya kabiri niyo Uvira mwirirwa muvuga vuba turaje tuyijyamo natwe tuyibakuremo, ati Baraka Kindu Karemi n'indi migi yose iri muri Sud Kivu turahaza. Hanyuma rero ibi ngibi nibyo byateye ubwoba umugabo bita Patrick Muyaya, yabuze ikintu yandika, ariko uzi kwicara buriya Patrick Muyaya numwe mu bantu batajya babura ikintu bavuga. Ibaze ko araho byageze yahingutse iruhande rw'inteko ishinga amategeko ari kurira, yasohotse mu modoka tena moja gafoto bari kugakomantingaho nyine kwa kuri unasohoka mu modoka ukabona wenda se n'uyu nyine kwa kundi utubazo tugutwara Tshisekedi wameze gwe abantu bandikaho hejuru 23 irampemukiye nyine banditseho uyu mugabo yabuze ikintu avuga. Uyu mugabo mw'abantu mwe mudukurikiye ntago babyoroshye, yabuze ikintu avuga, ariyo mpamvu Tshisekedi nawe yarebye aravuga ati ibi bintu nyamana ndabona bitazangwa amahoro, ateranya izi nama iri mu witwa Jite Siminwa. Urumva inama y'abaministiri kabisa isikorana, burya nibo bafata umwanzuro y'icyo igihugu kigomba gukora. Abaministiri rero bamaze guterana, barimo bariga ku bibazo ibi bikurikira. Icya mbere, abasirikare ba Amerika buriya nibo bateye ubwoba cyane. Rero zisenga M23 hari ikintu gitwaye Kinshasa, ahubwo uvuga ngo babasirikare ba Amerika ni iki batwaye Kinshasa? Wana mugano ziko koko ereka M23 ngo yamaze gutanga ruswa kera. M23 ngo yatambitsemo akantu, hakuzi ko M23 ishobora kubwira Trump iravuga ati twe dufite gahunda kandi turi abantu bafite discipline kandi kubahiriza amategeko mpuzamahanga kandi bakanabigaragaza, si byo se bagiye bafata ibice akeshi basabwa ko babivamo bakabirekura, si bakabivamo. Mu gihe Kinshasa bayisabaga gahenge bugacya ahubwo itera, bakimara kubyandika ati agahenge k'iminsi 3 bakahita bagaye ibitero bya Soko, aho nta discipline irimo, nta n'ikigaragaza ko babubahirije amategeko mpuzamahanga. Mu gihe M23 yo yabyubahirizaga, bagabwa ibitero bagatangaza bakabona kugira
gute kwirwanaho, batangaje yuko bagiye kugira gute kwirwanaho. So hagati aho ngaho rero amakuru ari kungeraho aremeza neza yuko Tshisekedi ubu ngubu atewe ubwoba bwishi n'abasirikare b'Abanyamerika bari Kinshasa baryamye ntacyo bari gukora, mu gihe byari biteganyijwe yuko baje kugira icyo bahindura ku basirikare ba Kinshasa. Amakuru atugeraho avuga ko hari haje amatsinda ageze muri abiri. Irya mbere ni ryagombaga kuza kuyobora urugamba, ryahawe mapu y'ibice byose M23 iherereyemo kurinda kugeza mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Amakuru akomeza avuga ko kandi aba basirikare babwiwe na Tshisekedi yuko ari cyo gihe kugira ngo bajye mu rugamba, bajye guhangana na M23 ndetse no gutanga ubufasha bwemerewe Kinshasa. Aba basirikare basubije bamubwira ko batari bwahabwe oda cyangwa se batari bwahabwa amabwiriza nyamukuru agenga abasirikare b'Abanyamerika, kubera ko ibyo bakora biba biri ku murongo n'ubutegetsi bwabo cyangwa se na guverinoma y'igihugu cyabo ari igomba kubabwira icyo gukora. Ati bityo rero witonde kuko ibyatuzanye ahanini si ukurwana. Tshisekedi yakomeje yibaza yuko yakomeje yibaza ese bano basirikare niba bataraje kurwana mu by'ukuri baje gukora iki. Ibi bimushyira ku gitutu cy'uko Amerika yerutse gutangaza, Trump ubwe harutse gutangaza avuga ko kino gihugu ari bwo bwa mbere yakimenye, kandi ko no kukimenya yakimenye bitewe n'intambara iri kuhabera, ari ukubera umuhuza u Rwanda na Kongo. Yavuze ko ari bwo bwa mbere kandi yabonye abaturage babi. Ibi byatumye Tshisekedi agira umutima uhagaze, utuma atiyumvisha icyo Abanyamerika bari gutekereza n'icyo bari gupanga. Kubw'izo mpamvu yakoranyije inama uyu munsi mu gitondo tariki ya 26 Mutarama 2025. Ni inama y'abaminisitiri yiga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'icyo bagomba gukora kugira ngo M23 ibe yahabwa gasopo cyane cyane mu bice iherereyemo, ndetse no kwiga ku itangazo ryasohowe n'izi nyeshyamba za M23. Tuvugana inama iracyarimo ndetse amakuru aturukamo avuga ko ubwabo bananiwe kumvikana bitewe n'ibitekerezo bari guhanahana bitandukanye, hakaba hatari bwagafatwe umwanzuro. Nihagira igitangazwa turaza kubamenyesha. Hanyuma rero bakunzi ba Top Kivu News, Tshisekedi akomeje kujya avomera mu Kivu. Nyine ubisobanuye neza cyane byose, gusa ikihari ni iki abantu twebwe twatangiye gutekereza ko uyu mugabo koko nkuko turi kubivuga ashobora kuba atangiye gutekereza ko aba basirikare bazanywe n'ikindi kintu, ko ashobora kuba banamutamba Canada. Avuga ati se nimba tubavuga ngo bajye kurwana bakavuga ngo bategereje ngo icyo ngo Amerika zibabwira ngo iki n'iki, tibaje gukora iki kindi. Ariko nanone ukibuka yuko aba basirikare ngo bazanywemo n'ibyo gutoza ingabo n'ibiki byose. Ubise se nyine ko inkuru yakomeje yanditse ivuga ko baje ari bika bigeze muri bibiri. Bamwe nabahawe mapu reka ngende ndebe neza cyane, nabahawe mapu y'ibice M23 byose irimo, bahabwa iminsi igeze muri ibiri yo kuba barangije kwitoza kumenya aho ibyo bice biherereye. Aba nabaza komandinga urugamba rwo kujya kwirukana M23 mu bice birimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Abasirikare rero nibo babwiye yuko bagomba kuzinduka bapakira utwangushye twabo bajya ku rugamba, babasubiza ko batari bahabwa oda na Amerika cyangwa se na guverinoma y'igihugu cyabo. Hanyuma rero nuko byagenze Tshisekedi babiramuvanze. Dusimbuka ahangaha M23 nanone yongeye gukubita ahababaza ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu buhe buryo rero M23 yavumbuye neza umugambi wa Kinshasa bari bafite yuko ngo bagomba kuzajya bakoresha trike, kuko bari kugenzura iby'itumanaho ndetse na internet. Na internet nayo ikoreshwa no gutumanaho, ubwo ni network za rezo za telefone tubivuge neza kugira ngo mubyumve neza, ndetse na internet. Aha rero byose ibi Kinshasa ikaba yaravumbuye ko ngo bagomba kuzajya babikoresha, bagafunga internet yose bakayikuraho, ndetse nanone kandi bamara kwikuraho bagatangira gukora ibikorwa byabo, ndetse kugira ngo M23 bise naho bayiciye intege mu gakeya. Aha nanone rero M23 yabimenye hakiri kare ku itariki 23 nibwo M23 yatangiye kugira gute gukontrola iyi internet ndetse n'itumanaho. Ibi ngibi rero uyu munsi wa none akaba ari bwo Vodacom yashyize hanze ku mugaragaro yuko ngo gwera ku itariki 23 z'uku kwezi turimo kugeza uyu munsi wa none ubwo haciyemo iminsi ngahe 4
uyu munsi turi 27 hasigaje hafi iminsi 3 ubwo noneho rero ko atari bo bari bari kugenzura itumanaho ryose ndetse na interinete ko ari mu 23 ifite iri tumanaho ngayo nguko nanone kandi ibingibi birasobanura iki Pacifique ibingibi birasobanura ko M23 iri kwambura service zose Kinshasa urumva kugira ngo iri kuzambura leta M23 iri kuzambura leta ikazibika kugira ngo bakomeze kugira gute kwicungira umutekano w'abaturage ndetse nabo ubwabo ngaho nguko mu yandi makuru twakerekeza mu Burundi mu Burundi naho ndumva ari naho twasoreza hanyuma mu Burundi inkuru zaho zirasekeje ziratangaje cyane bwana referendi kuri ariko turahera kuri Neva General Neva amakuru amwanditseho na bamwe mu bantu hano mu Burundi ariko natekereje ko bano bantu bakomeje kwandika kuri Neva aya makuru ameze uko ntago bamukunda pe sinangombwa ko nayasoma wayasomye sushinzwe iki aya makuru nasebya Neva sanga bamusebye ngo ni mu gihe ngo ubutegetsi bwa Neva buri mu marembera ngo Neva yibanze kohereza abasirikare no gushakisha amafaranga mu burasirazuba bwa Kongo ndetse amafaranga akwiye yose nta nagaragara mu Burundi ubutegetsi bwe buri mu marembera nta muganga uri gukora nta mwarimu uri kwigisha ndetse n'izindi nzego za leta batangiye kujya biyirukana bamwe batangiye kujya mu mahanga guhera mu kwezi kwashije mu mwaka ushije guhera mu kwezi kwa 10 gushyika mu kwezi kwa 12 habaruwa abatura abasanzwe ari abakozi mu biro bya leta ndetse no mu mavuriro barenga hafi 680 bamaze guhunga iki gihugu bagiye mu tundi tuzi abo bantu ntago ari bake bwana Fisi babaye ari abari mu buyobozi bw'u Burundi urumva buretse turacyakomeza Evariste Ndayishimiye washyize ubuzima bw'abarundi bwose mu byago urumva hari amakuru aturuka mu Burundi yemeza ko Neva ubyo yitaye atigeze yita ku barundi kandi ko uyu mugabo ari gupangirwa igikorwa kibi kizamukorerwa kandi ko uyu mugabo atazisazira bitewe n'ibyo yagiye akora kandi azicwa n'imiryango yabo yahemukiye urumva ibyo atari ibisanzwe nose se bamupangira kumuhirika bari kumupangira kumuhirika ariko no kumwica uyu mugabo ngo ntabwo atega ubutegetsi bwe ejo bundi si Imana yakinze akaboko hanyuma bakomeje bavuga ngo Neva wakoze business yo gucuruza abasirikare no mu gihugu cy'u Burundi nubwo benshi bagiye bahapfira ikibabaje nuko yakomeje kujya avuga ko abasirikare bose bagiye batoroka igisirikare bigendeye bagahunga kandi mu by'ukuri bariciwe hano muri Kongo hari nk'abasirikare bari muri Beni ndetse n'abandi bari muri Tanganyika bajyanweyo bategerejwe kuzategereza mu vetura kugeza igihe zagerera ngo bazarwane iki gihugu cya Kongo yakigize icye cyane ko n'amabuye acukurwayo amabuye acukurwayo yose agurishwa na Neva kandi atajya mu biro atajya mu ngengo y'imari y'igihugu nk'amafaranga abasirikare bakoreye nk'imiryango y'abasirikare bakomokamo bose bahabwa amafaranga make cyane makeya adashobora no kwishyurira umwana ishuri ndetse no kubagurira ibyo kurya bingana n'ibyumweru 2 Ruvyo nkuru irababaje ni mu gihe kandi bagiye mu burasirazuba kwa Kongo bemerewe ko bazajya bahabwa agahimbaza muziki kangana n'amadolari 100 ya buri kwezi hatariho imishahara yabo ayo mafaranga kuva bagenda nta n'umusirikare n'uyu numwe uravugwa ku munsi w'ejo nibwo ku mishahara y'abasirikare b'abarundi hiyongereye yikubye inshuro 2 ayo mafaranga agera ku makonte yabo ariko batarayabikuza muri iki gitondo cyo cyakeye ku itariki ya 27 amakuru atugeraho avuga ko iyo mishahara yesi kubwaho bagasigarana n'ubundi ayo bahembwaga ibi rero bikaba byateje urujijo mu gihugu cy'u Burundi ndetse abaturage benshi bafite abana b'abasirikare n'abagore bafite abasirikare bose batangiye kugira gute kugira imijinya bari bibwiye ko abasirikare babo bongejwe Reverend Kuriyo rero nk'umwe mu nk'umwe mu bafatwa nk'abanyapolitike bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi umwe mu bibanze mu gushyira mu kwita ku baturage ku bibazo byabo uyu mugabo rero niwo bivugwa neza ko ashobora kuzasimbura Evariste Ndayishimiye dore ko n'abaturage bakomeje kugenda babivuga keshi umugabo ukoranye inama ikitabirwa nk'aho ari we perezida kurusha uko Neva yakitabirwa inama kandi nguko mu gihugu cy'u Burundi rero Neva ibintu bikaba byakomeje kugenda bimubana ibibazo ndetse ari kujya ahunga niyo ari kugenda agenda ari kumwe nabo yizeye dore ko yakomeje kugenda nganahinduranya
abamucungira umutekano bose akaba agenda bahinduranya isaha ku isaha. Biteganyijwe yuko nawe mu minsi iri imbere abigenza nka Gisekedi akazana FDLR ikaba ari imurinda kubera ko ariyo itamuhemukira. Ngayo nguko rero reka rero tunasoza amakuru yacu tubabwire ngo mugire ibihe byiza, tubifurize kunogerwa n'akazi murimo aho muherereye hose muri Afrika, hanze y'u Rwanda, muri East Africa, Afrika yose mbega muri rusange mu bihugu bigiye bitandukanye muherereyemo, hanze ya Afrika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu y'amajyepfo, imigabane ya za Australia, Aziya, hose aho muherereye hose, Imana ibane namwe.